ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri 2019 umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco na sheikh ahmad al tayeb imam mukuru w'ikigo gikomeye al azhar cy'abasunite bashyize umukono ku itangazo ryabaye igitangaza mu mateka y'amadini no mu mateka y'abantu muri rusange. Iryo tangazo rishimangira rero ubuvandimwe bw'abatuye isi, ubwumvikane bw'amadini n'imico. Bari Abu Dhabi, umurwa mukuru wa Emira zunze ubumwe z'Abarabu. Hagati aho ngaho abasunite niryo shami rya mbere rifite abayoboke benshi mu idini ry'abayisilamu, naho Al Azhar iri Cairo mu Misiri. Ni ikigo kirimo umusigiti wubatswe muri 970 na kaminuza izwi cyane, imwe mu zimaze igihe kirekire ku isi mu bayisilamu. Ni icyitegererezo iyi kaminuza, ni imwe rero imaze igihe kirekire cyane. Nyuma y'itangazo rya Abu Dhabi mu kwezi kwa 12 mu 2020, Loni yagize itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri umunsi mpuzamahanga w'ubuvandimwe, Journée internationale de la fraternité humaine mu gifaransa. Icya kabiri, hagiyeho komite mpuzamahanga yo kubungabunga no gutanga ku isi hose kwigisha ubutumwa bukubiye muri iri tangazo ry'i Abu Dhabi. Iyi komite igizwe n'abahanga batandukanye, abayobozi bo mu madini atandukanye n'impirimbazi zinyuranye, bose hamwe ni 11. Barimo abategarugori 2 b'ibyamamare, Madame Lema Gubowe wo muri Liberia yabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 2011, na Madame Irina Bokova wo muri Bulgaria yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cye kuva mu 1996 kugera mu 1997. Arongera aba umuyobozi mukuru wa UNESCO kuva mu 2009 kugera mu 2017. UNESCO ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe siyansi, umuco n'ubumenyi. Itangazo rya Papa Francisco na Imam mukuru Ahmad al Tayeb rivuga iki? Uyu mugambi batangije mu 2019 ugeze he? Twabatumiriye Sheikh Musa Sindayigaya, ni umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abibumbye mu Rwanda, nako mu muryango w'abayisilamu mubabarire mu Rwanda. Sheikh Musa Sindayigaya ni umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Ni umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima mu Rwanda. Yigeze kuba kandi umuyobozi ushinzwe ibwirizwabutumwa ku rwego rw'igihugu mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Yigeze no kuba mufti wungirije w'u Rwanda, yanabaye imam w'umujyi wa Kigali. Nyakubahwa Sheikh Sindayigaya, urahura neza, urakomeye? Yego, muraho neza, turaho kandi natwe tumeze neza. Umwaka mushya muhire. Twese n'abakunzi ba Voice of America bose tubifurije umwaka mushya muhire. Ndagushimiye cyane rero uyu mwanya uduhaye rwose. Mu magambo make rero, iri tangazo ry'abanyakubahwa Imam mukuru Ahmad al Tayeb na nyir'ubutungane Papa Francisco, mu magambo make rikubiyemo iki? Iri tangazo ni itangazo ryashyizweho umukono n'aba bayobozi bakomeye mu rwego rw'amadini. Rikaba rero rikubiyemo ingingo nyinshi, ariko mu ncamake rikaba ari itangazo rigamije gushimangira ubuvandimwe hagati y'abantu bose hirengagijwe imyemerere yabo. Rikaba rero ari itangazo ryashyizweho umukono ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019 muri Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubundi yitwa amasezerano ya Abu Dhabi, cyangwa se akitwa amasezerano agamije ubuvandimwe bw'abantu bose. Akaba rero arimo ingingo zitandukanye, ariko icyo zihuriyeho ni uguhamagarira abantu b'imyemerere itandukanye kubana neza mu bwubahane, mu bwuzuzanye hagati yabo, hirengagijwe imyemerere bafite itandukanye, kuko abantu babemera bitandukanye, ariko bakaba bahamagarira abantu yuko kuba abantu bemera bitandukanye bitagombye kubibagiza isano bafitanye yo kuba bose ari abantu bakomoka hamwe. Ariko rero banavugamo ko bagamije gukwirakwiza ku isi ubutumwa bw'amahoro n'ubutabera, kudakoresha amadini mu rwego rw'urugomo cyangwa se ubwicanyi, no kurwanya iterabwoba. Amadini mwarwanya iterabwoba gute?
uburyo amadini yarwanya iterabwoba ni uko iterabwoba ririmo n'iryitirirwa amadini, iryitirirwa imyemerere. Iyo mvuze kwitirirwa ubwo ni ukuvuga ko mu by'ukuri ataba koko iterabwoba rishingiye ku myemerere, ariko abantu baryitirira amadini kugira ngo babashe kubona ababayoboka, babashe kubona inkunga, babashe kubona ababafasha, kuko akenshi iyo havuzwe idini abantu burya ntabwo bashishoza cyane, babwirwa yuko ari imyemerere ndetse bakabwirwa ko batagomba kubyibazaho cyane. Mu mazina y'amadini atandukanye yagiye akoreshwa mu bice bitandukanye by'isi mu nyungu z'abantu batangiza nk'imitwe y'iterabwoba, ariko mu by'ukuri bagamije inyungu zabo bwite. Wenda natanga nk'ingero, turebye muri iki gihe hari abakoresha izina ry'idini ya Isilamu mu gushinga imitwe. Mu by'ukuri iyo mitwe ikaba itaba iharanira idini nyabyo, ahubwo iba iharanira inyungu za politike, iz'ubukungu, ariko bagakoresha gusobanura nabi imirongo cyangwa se imirongo mitagatifu y'ibyanditswe ryera. Izo ngero zirahari, imitwe igiye itandukanye nka za Al-Qaida, ISIS n'indi mitwe itandukanye. Nanone no mu rwego rw'andi madini, iyo turebye urugero nk'idini y'Ubukristo, nayo hari aho yakoreshejwe, ntabwo ari kuri Isilamu gusa. Urugero dufashe hano mu gihugu cya Uganda, nk'uriya mutwe wa Lord Resistance Army, uriya washinzwe na Joseph Kony, nk'uko mubizi ni umutwe uri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ariko mu gisobanuro cyayo ni nk'aho avuga ko ari ingabo zirwanira Imana, akaba avuga ko agamije gushyiraho leta ya Uganda iyobowe n'amategeko 10 ya Bibiliya, kuko barica, bagafata abagore ku ngufu, bakica rubozo, kandi ibyo byose ni ibyaha muri ayo mategeko 10 ya Bibiliya abeshya arwanira ari ikizira. Ubwo rero nagira ngo ngaragaze yuko idini rikoreshwa kugira ngo umuntu abone abayoboke, agira ngo abone inyungu, abone amuha ishingiro ry'ibyo arimo. Inshuti zacu rero, mbibutse yuko muteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira ku masezerano ya Abu Dhabi yashyizweho umukono na imamu mukuru w'ikigo gikomeye cya Al-Azhar cy'i Cairo, ni ikigo cy'abasunite, Sheikh Ahmad Al-Tayeb, n'umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco mu kwezi kwa kabiri 2019. Umutumirwa rero ni Sheikh Musa Sindayigaya wo mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Ariko rero hagati aho ngaho, Sheikh Sindayigaya, nubwo Papa Francisco yashyize umukono kuri ariya masezerano na Sheikh Ahmad Al-Tayeb, umuyobozi mbese wa Al-Azhar, mbese abasunite nk'uko twabivuze nibo benshi, nibo bagize ishami ryiganjemo abayisilamu benshi muri Isilamu nyine. Ariko rero mu kwezi kwa gatatu 2021, Papa Francisco nabwo yagiye gusura Ayatola mukuru Ali Sistani w'icyitegererezo mu bayisilamu b'abashiyite. Yamusuye iwe mu mujyi wa Najaf muri Iraq. Abashiyite n'abasunite, mbese mu magambo makeya, hari aho mutandukaniye? Yego, murakoze, ni ikibazo cyiza. Aho bitandukaniye ni uko buriya hari uburyo bwo gusobanura inyandiko. Nta kindi gitabo gihari abayisilamu bitwa abayisilamu bose bagenderaho, ni igitabo kimwe, ariko uburyo bwo gusobanura inyandiko ntagatifu hari aho abasuni n'abashiyite batandukanira. Nanone uburyo bwo gusobanura imvugo n'ibikorwa n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Amen. Ubwo rero usanga ari cyo twakwita interpretation cyangwa se uburyo bwo gusobanura, ariko ibisomwa biba ari bimwe, ariko hakagira ibisobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'injyana umuntu abijyanamo. Wenda nk'urugero natanga, intumwa y'Imana imaze gutabaruka, imaze gupfa, hari abayobozi bayoboye abayisilamu atari mu rwego rwo kuba ari intumwa z'Imana, ahubwo ari mu rwego rwo kuba ari abantu b'abayobozi nyine bagomba kuyobora iyo abayisilamu, iyo mbaga yose yari ihari. Ubwo rero hayoboye uwitwa Abubakari, hakurikirwa n'uwitwa Omar, hanyuma n'uwitwa Usman, haza uwa kane bita Ali akaba ari na mwene se wabo w'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha, bivuga ko ari wo mu muryango we, ndetse akaba yaranashyingiwe umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Bivuga ngo abana b'uwo Ali ni abuzukuru b'intumwa y'Imana. Mu bashiyite rero bavuga yuko abayobozi bayoboye Isilamu batari abo mu muryango w'intumwa y'Imana, bo bavuga yuko bagombaga kuyobora ari umuntu uturuka mu muryango w'intumwa y'Imana. Abasunite rero bo bakavuga ko igihe abayisilamu bari bariho bemeranyije ku muntu wabayobora bakamushyigikira, ibyo ngibyo ari ubuyobozi bwemewe kandi bwemewe bwayoboye abantu mu buryo bwiza.
abashia bakavuga yuko rero bari kuyobora ari abo mu muryango w'intumwa y'Imana uhereye kuri wa Ali ndetse n'abahungu be yari afite witwa Hassan na Hussein n'abandi babaturutseho, ariko mu by'ukuri ubona yuko ntabwo ibyo ngibyo bifite aho bishingiye cyangwa se bifite icyo ikibyanditse kibisobanura kibitomoye, kuko iyo kiza kuba gihari byarahanuwe koko n'intumwa y'Imana, ntabwo abo bayisilamu bari kumwe n'intumwa y'Imana bari kubirengaho. bivuga ngo ubwo ubuyobozi bujyaho hatarebwe isano n'igisamira, ahubwo harebwe uwo abantu bemeranyije babonyemo kuba yabayobora muri icyo gihe. Mu bayisilamu b'abasunite niko babifata. Ikindi nanone cyane cyane bishingiye kuri ibyo ngibyo, abayisilamu b'abashite bakaba bagendera cyane bavuga ko bakurikira abo ngabo bakomoka ku ntumwa y'Imana gusa, ariko icyo ngicyo mu idini ya Isilamu kikaba kidafite ishingiro, ndetse kikaba ari ikintu n'abayisilamu bandi dukunda abantu mu muryango w'intumwa y'Imana, turanabubaha, turabasabira, ariko ntabwo biri muri urwo rwego rwo kuvuga yuko abari kuyobora ari bo bonyine, ahubwo byagendeye ku cyo abayisilamu bashiriye bariho muri icyo gihe, kandi bari abantu babanye n'intumwa y'Imana bayubahaga, ntabwo hari kuba hariho ikintu. Niko se sheha, ubwo rero nyine mu magambo makeya twavuze ririya tangazo amasezerano ya Abu Dhabi ikiyakubiyemo. Mu Rwanda ubu ngubu mu rwego rw'amadini mukoraho iki? Aya masezerano muyakoraho iki? Muri rusange mu gice kinini cyo ku isi ubwubahane, ubwuzuzanye mu madini burasanzwe. Ntabwo navuga yuko rero mu Rwanda ibyo dukora ntabwo twabikoze kubera ririya tangazo, kuko twavuze ko gusa ryaje rishimangira, ariko ibisanzwe bihari binafite ingero zigaragara, nuko abayisilamu bo mu Rwanda ndetse n'abakristo, reka mvuge gutyo kuko bariya bari bahagarariye Sheikh Ahmad Tayyib yari ahagarariye abayisilamu muri ya tangazo, ndetse n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis nawe nubwo ari umunyagatolika, ariko ubwo birumvikana yuko yari ahagarariye Kiliziya Gatolika, ariko ni injyana ya rusange ku bandi bakristo, ku mibanire myiza. Twebwe mu Rwanda birasanzwe yuko hari ubufatanye, hari ubwubahane mu ngero zifatika. Ingero natanga, urugero dufite umuryango washinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2003, washinzwe ubanza kwitwa RCNS. RCNS ni amagambo ahinnye avuga urugaga rw'amadini mu kurwanya virusi itera sida. Ariko nanone uwo muryango waje guhinduka REACH mu magambo ahinnye ni Rwanda Interfaith Council on Health, bisobanuye urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima. Ubwo mbere ryavugaga kurwanya sida gusa, ariko biza gusanga twareba no ku zindi ndwara, tukabungabunga ubuzima muri rusange bitari kuri sida gusa, niyo mpamvu ryahinduye izina. Ubu kandi ukaba uri mu nama y'ubutegetsi y'urwo rugaga. Yego, ubu nari kuvuga ku buryo imiyoborere y'uru rugaga ruteye. Umuyobozi mukuru warwo ni nyakubahwa Kardinali Antoine Kambanda, murabizi niwe Archbishop wa Kigali. Ubwo hanyuma akaba ari we uyoboye urugaga, niwe muyobozi mukuru, hanyuma yungirijwe na nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim. Ubwo ni ukuvuga ngo birumvikana harimo n'abandi bayobozi, umuyobozi wungirije, abayobozi batandukanye b'amadini n'amatorero atandukanye bose. Urwo ni urwego ruhari. Dufite urundi rwego rwitwa Rwanda Interreligious Council, narwo ni urwego rw'abanyamadini, nanone ni nk'ihuriro ry'abanyamadini mu Rwanda, riyobowe na nyakubahwa Bishop Dr. Laurent Mbanda, akaba ari umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abangirikani mu Rwanda, akaba yungirijwe nanone na nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Hanyuma tunagira noneho n'ihuriro ry'abayobozi b'amadini, aho ngaho byari mu rwego rw'amadini. None iki cya gatatu cyitwa Rwanda Religious Leaders Forum, iyo ngiyo nayo ni noneho ni ihuriro ry'abayobozi gusa noneho b'amadini, abayoboye mbere n'abakiyoboye, aho bahurira bakajya inama, bakungurana ibitekerezo. Bungabunga ubuzima, amagara meza, siporo, uburanga, ibishya mu buvuzi. Bungabunga ubuzima igufasha kugira ubuzima buzira umuze. N'ibihe bibazo byugarije Afurika n'isi mu rwego rw'ubuzima? Menya amakuru agezweho kuri virusi ya korona. Umva ibivugwa n'inzobere, ubagezeho ibibazo. Kurikira ikiganiro Bungabunga ubuzima, mukigezwaho na Eugenia Mukankusi, mugitegurirwa n'Ijwi ry'Amerika. Nibutsa abatwumva kandi ko mukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
mugenzi wacu Thomas Kamirindi kandi arakomeza ikiganiro ari kumwe n'umushumba wa Archdiocese Gatolika ya Kigali Kardinale Antoine Kambanda. Nyir'ubutungane Papa Francisco mu butumwa bwe kuba yatangira yifuzaga kubaka ubuvandimwe bwa bose, ni ibintu ubona binajyanye n'intego y'ubutumwa bwe nka Papa, kuko bamutoye yahisemo kwitwa Francisco. Ubwo ni ukuvuga Mutagatifu Francisco wari we uzamuyobora mu butumwa bwe. Ni bwo bwa mbere twari tugize Papa witwa Francisco mu mateka ya Kiliziya. Hanyuma rero arabigaragaza mbere na mbere mu ibaruwa yanditse yitwa Laudato Si, dusingize ibiremwa, cyangwa biremwa nimusingize Imana, nimusingize Umuremyi, ahereye ku kuntu Mutagatifu Francisco yakundaga ibiremwa, ndetse wabonaga atwigisha no kugira amahoro hagati y'abantu n'ibiremwa. N'ikibuga akacyita umuvandimwe, izuba akaryita umuvandimwe, ukwezi akakwita mushiki wacu. Muri iyo baruwa rero yagaragaje ukuntu mu butumwa bwe agendera ku murongo wa Francisco. Francisco rero akaba yari azwi no kuba intumwa y'amahoro. Francisco Mutagatifu yigeze guhaguruka ajya gusura sultani igihe abakristo bajyaga bagerageza kwinjira muri biriya bihugu by'abayisilamu, kwicwa bakatotezwa, hanyuma aza kwiyemeza guhaguruka akajyayo. Ubwo yagiye mu Misiri asura sultani Malik El Kamil buhashize imyaka 800. icyo yagenderagaho yaravugaga ati yewe nemera Imana, kandi Imana ni urukundo, buri muntu yaremye wese yamuremye mu rukundo imukunda, nanjye rero ndamubona nk'umwana w'Imana ikunda, nubwo wenda yaba atanyumva anyeka ko nshaka kumugirira nabi, yewe mwereka ko mukunda kuko ari umwana w'Imana. Ni muri urwo rugero rero na Papa yahagurutse akajya gusura uriya imamu mukuru Ahmed Al-Tayeb, atekereza urwo rugero rwa Mutagatifu Francisco, anashingiye kuko n'uyu imamu mukuru Ahmed ni umuntu nawe wari ufite iyo nyota, wemera Imana. Mu magambo ye agira ati abantu bose baremwe banganya agaciro kandi banganya uburenganzira, ku buryo duhamagariwe kubana nk'abavandimwe hagati yacu. Aza gusanga rero yari n'umuntu nyine nawe ufite iyo nyota aricyo cyifuzo, nibwo yahagurukaga rero akajya kumusura Abidabi, bakagirana n'aya masezerano, barahoberana ikimenyetso, ariko cyane cyane aya masezerano bagiranye. Ubu se aya masezerano amaze imyaka 2 nk'aha ngaha mu Rwanda, mubona amaze gutera iyihe ntambwe, mbese yashyirwa mu bikorwa gute? Aya masezerano ndana yafite hano mu Cyarabu no mu Gitaliyani. Ambasaderi wa Emira Zunze Ubumwe uri hano i Kigali yaje kunsura, nzanira na kopi yayo ndayifite, turanaganira, nanjye muha inyandiko ya Papa yitwa twese turi abavandimwe, Fratelli Tutti, nayo Papa yanditse. Ni naho nakuraga aya makuru y'ukuntu yagiyeyo n'ukuntu bifitanye isano na Mutagatifu Francisco wa Asizi. Yego. Nanjye ndayimuha kuko niba ari wayanditse nyuma y'aya masezerano, noneho abwira abakristo gatolika ibyo amasezerano bagiranye, dusaba twese kurushaho kwimikaza ubuvandimwe bwa bose. Ubwo rero ni ukuvuga ngo na hano mu Rwanda biduha isomo rikomeye cyane, kuko uzi ukuntu amateka yacu yaranzwe n'amacakubiri kugeza ku
makimbirane akomeye, intambara n'ubuhunzi, kugeza no kuri jenoside. Tukaba turi mu rugendo rwo kwiyunga kugira ngo twubake ubwo buvandimwe. Ari rero aya masezerano yagiranye na imamu mukuru Ahmed, ari n'inyandiko ya papa, turabisoma kandi biragenda biduha urumuri. Tukongeraho n'uko ubu ngubu turi mu rugendo rwa sinode, aho dusabwa gutega amatwi buri wese hagati yacu kugira ngo buri muntu dusangize uko yumva icyakubaka umuryango w'abakirisitu, umuryango w'abanyarwanda n'umuryango w'abantu, ndetse n'abo mu yandi madini nabo dutumwe kubatega amatwi. Wese mwebwe mutubona mute, ni hehe tubabangamira, ese twakora iki kugira ngo twubake ubuvandimwe, kuko mu mibanire yacu n'andi madini turafatanya mu byo duhuje, tukubahana mu byo tudahuje, ubundi tukagira urukundo muri byose. Ni umurongo rero udufasha kandi waziye tuwukeneye nka kiliziya mu Rwanda ndetse n'umuryango w'abanyarwanda. Votre Eminence, mwavuze ngo ambasaderi wa Emirati ziyunze z'Abarabu ziyunze yabazaniye kopi y'ayo masezerano. Byaba bivuze se yuko icyo gihugu ari cyo ubu ngubu twakwita nk'umurwa mukuru w'amasezerano nyir'ubutungane Papa Francisco na Imam mukuru wa Al-Azhar bashyizeho umukuru? Twavuga ko ari icyicaro gikuru cy'ayo masezerano? Niko navuga, kuko urumva mu Barabu uyu Imam mukuru niwe wagaragaje icyo cyifuzo kandi agihuriyeho na Papa, ari naryo shingiro ry'aya masezerano yo kubaka ubuvandimwe bw'abantu bose. Ndetse ambasaderi yambwiraga yuko Abu Dhabi bari mu kubaka ikigo cyangwa centre, ntabwo nzi ko iteye, aho bene Aburahamu, ni ukuvuga abayahudi, abayisilamu n'abakirisitu bashobora guhurira kuri uwo mubyeyi Aburahamu, bose bubaha biyibonamo. Urumva ni bya bindi by'uko ikiduhuza, icyo duhuje nicyo duhuje, turafatanya. Noneho rero ubwo hakabaho no kubahana mu byo tudahuje, birumvikana. Ikindi gikomeye muri aya masezerano, kubaka ubuvandimwe bw'abantu bose, ibyo rero bikavuga ubworoherane, amahoro, ubutabera, ari byo bibyara kubana kivandimwe. Amasezerano agaruka cyane cyane ku ndangagaciro z'ubumuntu duhuje. Hariho umuryango, kubaka no kurinda umuryango, kuko ari wo urera umwana, ukamuremamo cyangwa ukamutoza indangagaciro zituma ashobora kuba umuntu wumva ubuvandimwe bw'abantu. Ikindi ni uko umuntu nyine wumva ubuvandimwe bw'abantu bose ntabwo yakwirengagiza umuntu ubabara, abakene, abababaye, impunzi, imfubyi, abasaza, abana nabo bakeneye kurindwa. Za ndangagaciro z'ubumuntu tuzihuriraho, kandi ugasanga ukwemera kwacu, haba abayisilamu cyangwa abakirisitu, kurabidusaba, ni biri mu nshingano zacu. Ibi rero bigatuma ubu buvandimwe bw'amadini bizaba kandi bigaragaza ubuhamya bukomeye bw'ukwemera Imana y'urukundo. Votre Eminence, muvuze ikigo kirimo cyubakwa Abu Dhabi, ni mu rwego rw'aya masezerano? Ntabwo na bihamya, numva ntabwo ni ibintu yambwiye tuganira, ariko sinzi ba cyaratangiye mbere cyangwa cyaratangiye nyuma y'aya masezerano. Ariko ikigaragara ni uko
ni umuyobozi ufite nawe intego yo kugera ku buvandimwe bw'abantu bose n'ubwo baba hari ibyo badahuje ariko bakaba babana mu mahoro, mu bwubahane no mu buvandimwe, bahuza n'iby'indangagaciro, cyane cyane ko avuga ati kuri iyi si dusangiye ibyishimo byagezweho, siyanse na tekinoloji bimaze kutugezaho twese turabyishimira, n'ubwo nanone ari naho agaruka ku bakene n'abababaye, gukora ku buryo bitaranganywa, buri umwe akagira ubuzima bwisanzuye. Ariko ni ukuvuga ngo ibyagezweho byiza turabyishimira, ariko n'ububabare iyo bubaye, intambara, intwaro za kirimbuzi dutinya, twese biratubabaza. n'ikimenyimenyi y'ibaruwa ya papa yayanditse covid imaze gutera, yayanditse turi muri covid, nayo ayigarukaho ati ndetse ni kwa kundi ko gushimangira ko turi mu bwato bumwe, iyo hari ikitubabaje twese ntawe ushobora kuba indorerezi, twese biratubabaza, bidutera ubwoba, kandi iki cyorezo cyarabigaragaje. Ariko n'ibyishimo twese biradushimisha ibyiza tugezeho ku isi. Ashingiye kuri ibyo rero bigasaba ko dutekereza ku gufatanya, gukorera hamwe, kubahana, kumvikana, kuko turi abavandimwe twese. Eminence Karidinali Kambanda, arikiepiskopi wa Kigali, ndabashimiye cyane. Murakoze namwe.